hari n'abanyifuzaga nkababwira uti rero ngenda henze amake muri bume ni $100 hari n'abamaga rwose $2,000 ayose ukakoresha agashira ukayarya se yose ntiyagiye ashirira muri pampa ugira ngo ubu ngubu simfite ikarito hari abantu benshi bavuze ko wabaye ikirumbo ufite umubyeyi mwiza kuri yarumbije yabyaye nyine icyomanzi icyohe nkuko nawe agwaye sida ngiye nkaba ntayigwaye ni nkuko nanjye bampanuye bakanuritsa amagufa bakamena umwoyo bakanca amafiriyeri bakansiga utufuta rwose umubiri wanje ukorokamira gutya cyo nabafasha nuko mwazajya muza tukogana bakakugira ngo bakurebe se wenda byabashimisha niyo support nabaha ariko umugabo we twoganye abizi nugo ita rwose mwunamisha sha uriya mugore nakubeshe najye kubasaza ajye ku bagabo bapfubye bagenzi be ngewe uriya ntago namwiteza kabisa kandi kindi yewe oromonizanye ntago zinyemerera gukunda abagore cyangwa abakobwa. Ayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza nanone twongeye kubana namwe ndabakunda cyane kandi nishimiye mwese kwa mudukurikirana umunsi kuwundi by'umwihariko reka ngushimire wowe wakoze subscribe ukandika na comment kuri buri kiganiro no kuri ubashije kureba ukandika comment inama cyangwa ibitekerezo muamuduha nkuko bisanzwe turi kumwe na wa mukobwa ni umukobwa wanyu ni umugabo wanyu harya kayubwo twakwita iki umukobwa Satani wanyita Kayusi wanyita umukobwa wabikiri gacika wanyita Miss uri umukobwa uri umugabo ubundi mo kimwe wumvura iki hagataho ngaho ngewe mbere nateraga nkanaterwa ariko nsigaye mbona kwiterera rwose aribyo byiza kubera ko mbacimiye rwose kawe fresh muri make uri kinyabibi niba utera ukanatera so ikigezweho bitewe n'inkundo za hato na hato nigeze mpura nazo bitewe n'inkundo za hato na hato ngenda mpura nazo biba byabaye ngombwa ko abatera rwose hari abantu batumva mu mutwe wawe ukuntu ubutekereza cyangwa se batumva ubuzima bwawe bibereho yawe ubayeho n'amagambo ukoresha kenshi imibereho yanjye barayishinze akenshi abantu banenga amagambo ukoresha bagiye bita ku ngo zabo uvuga ibishegu ukavuga amagambo mabi mbese atiyubashye ibyo bintu ujya ubyumva comment sano ujya uzireba ujye bajya bavuga ngo uwanze kuvuga yaheze mudanye sibyo kandi kindi impamya neza ko je ntawe nta muzuri wabo turumvikana nta n'unyambika urabona fresh imba mpagaze nta n'umuntu hano mu Rwanda ni nanjye mu nzajya isokera abamisi bose b'u Rwanda abamisi ntago bakibaho ntaco ariko hazaza abandi b'abamisi ntago bazongera kwiyamamaza ariko menye ko ari ngiye mu mukobwa mwiza ugezweho ni wowe uyoboye ni ngiri ku isoko rwose ni imisi ahubwo ndaza no kubasigira kanimero rwose ko bamaze iminsi bafatwa n'inkonje y'umuriro nzabazimye rwose uzi ikintu wibagiwe kugira ngo uzuze kuba umukobwa ubwanwa warabwibagiye kubwogosha so ubwanwa bwanjye sibyo iyo rwose nahuye n'umugabo rwose turi kugahuza akabukoramo biri mu bintu rwose binkurura bigatuma fatwa n'inkonje nyine nkumva rwose mu gikorwa ni proud sibyo ese ubwo urumva mbukuyeho yige twazongera guhurira he ko nimbabazi wenda yenda kumaze bitazongera kubaho kuyajyaga bukoramo yishima akaba ari bwo yanarangizaga ubuse Dumba we azava muri Amerika kazaza kunkunda agasura kawe warwaye igiheri mu maso cyaturutse ku iyi ni imisemburo myinshi mu gahanga icyo ngicyo iyi ni imisemburo myinshi rwose nakubwiye ko dusigaye dufite amavangingo menshi kandi iyo umuntu afite imisemburo myinshi abagomba ibi ni bimwe mu bigaragaza ko ari imisemburo yanjye y'ibyishimo ntanga iyi misemburo yabaye myinshi urwara ibihere so ntago ari byinshi nagahere kamwe ariko icyo kimwe rero bikubiyemo urukundo rwinshi cyane n'ubwuzu bwinshi hagati aho wambaye neza nizere ko kameramani yabigaragaje wambaye amasogisi y'umukara agakanzu k'akagoruje k'umukara perike nziza cyane iyo perike ni nziza ni yawe cyangwa watiye urabona nta ubushobozi bwo kuyigura mani nuko genda bizi ko zihenda kandi iyo perike ni nziza nimba wowe utabasha kuyigurira nje nayigurira ntagihenze kandi izi ngizi ni muri za zindi ziva muri Amerika niyo Dumba yanyoherereje iyo ndo niyo yayitegeye indege iraza rwose iva hejuru irayizira ni nziza pe muri make wambaye n'urunigi nyine hose iyo mpita ko mbone sishashengerana naga ari ikiwani ugiye kutubeshya ngo ni aya nama gifite ngenda mpabwa n'abagabo bagenzi banjye bankunda
yifuza kunkubitira rwose. Gusa nyine iyo mvuze ngo arasa ngo yambaye neza nyine mba mvuga ibyo yambaye ndi kubonesha amaso urumva. Gusa wambaye nanone nk'abagabo nabyo byakubera, ariko nyine ibyo tubona nibyo nta bindi. Urakeye. Uyu munsi ni weekend. Ni weekend rwose. Segonda gusohoka ko waje wabyambariye. Nanavuye no mu kibada rwose, buri ni weekend rwose. Ubu ngubu bari tayari. Rero mpita numva rwose ibiganiro bibishye. Oya, none se ko ari wowe wanyiteje, ureka nyine mbigura. Se ubihoramo ko ubivuga. None se yego umuntu kibo nta nubwo ntikiriza ukuntu mubi. Reka twe no kubitindaho cyane kuko ni ibintu bya reka uko abagore boroha bari gukora bari kwishimisha muri rusange, niko n'abagabo boroha. Kandi niko rwose nkuko ubona ubugabo bwanjye uko buba buburesha n'uburyo kiba bumeze, sibyo? Niko ushobora guhura n'umugabo w'ikibatsi ukomoroye, utagira mbese ubworohe muri we, bikaba byaba ngombwa ko nihorera nkamuca amazi. Kayo nagira ngo ugire ikintu uvuga ku bantu bavuga ko wasaze wapfuye uhagaze. Abantu bagutuka benshi ngira ngo comment ujye uzibona. Ubibona gute? Ntabwo biguca intege ngo uvuge wenda wikwasura uvuga uti bino bintu nkora si byiza, reka mbivemo mbere ko wa mugani wumvira inama z'abantu. Nkabande harabuzi ngiwe nsoma comment, kandi muri comment nyinshi niko bivuga bavuga ko nta n'umwe se byibuze. Oya ntago mbazi, ariko nyine comment ziba zibigaragaza. Ntawe kuvuga neza yapfuye ahagaze, ni igicucu, ni ikigoryi. Ntago zira comment ziguca intege ngo nawe utekereze uhinduke uvuga uti fasha umwanzuro wo guhinduka. Icyo nababwira abantu bose banyibeshaho bamvuga nabi, ari kwandika ku mazi rwose sinetse guhura nta kintu bikubwira, nta namukuramo. Twiyangera afunze turumvikana. Nzagirana ikibazo n'umuntu wanyegereye, ntago nzagirana n'ikibazo n'umuntu wavuze amagambo yibaraguzwa ngo kiriya byo gupfusha. Se ari umuntu utazapfa. Baneze iminsi imyaka myinshi, baneze iminsi rwose, bagiye bancira urupfu, bagiye rwose bancira imanza za hato na hato, sibyo? Muri aka kanya rero icyo nababwira ko bari kuyoba kuko bari kwandika ku mazi. Umuntu utinyuka guhangana nanjye bajya babwira ko izina naryo muntu, ntago bazi Satani uhari, ntago bazi Kayusi. Muri aka kanya baperereze, bazajya hirengeye cyane bashaka kumenyera cyangwa kumvuga amagambo mabi. Hagati aho ngaho rero bafunga iminwa yabo, ndabwira abo bose bangendaho, sibyo? Akabuno nakanjye sakanyu. Niba nci imyoyo bazayice, niba nci amafiliyeri, niba mpanura amagufa bazayaturitse. Nayanjye ninjye uzivuza, na support nzabasaba. Support yanjye nzayihabwa n'abakunzi banjye. Yego. Mu minsi ishize hari umumama wigeze kukwihebera avuga ko yagukunze, tubanze kuganira mbere, ariko nyuma muranahura. Kugeza kuri uyu munsi bigeze he? Mwongeye kuganira cyangwa mwaje guhuzura mukunda umuhandi mahirwe? Byagenze bite? So jewe uriya mu mama umva nyine ko ari umumama, si n'umukobwa. N'umumama pe. Si n'umukobwa rwose ugitemba itoto nk'abakobwa bagipfundura utubere. Ukumva se? Nibyo se urabireba kandi? Ndabireba kuko amaso nicyabereyeho. Ariko hagati aho ngaho uriya mugore nakubeshe, najye kubasaza ajye ku bagabo bapfubye bagenzi be, ngewe uriya ntago namwiteza kabisa. Kandi ikindi yewe oromonizanye ntago zinyemerera gukunda abagore cyangwa abakobwa, kuko ruebye rwose ahubwo support namuha nimba ashaka kundeba uko narimwe nuko navutse, azaze twogane, nicyo namufasha. Mwogane umugore wese ahari cyangwa umukobwa wese ahari, cyo namutangariza muri aka kanya. Bazaze twogane, muzaze twogane, nimwe mbwira mwese muri rusangi East Africa. Icyo nabafasha nuko mwazajya muza tukogana bakakugira ngo bakurebe se, wenda byabashimisha, niyo support nabaha. Ariko umugabo we twoganye abizi nugo itari rwose mwunamisha. Naganirije Ige mubazaho byabayeho nyuma yo gutandukana, ambwira kameze neza, ariko ikintu kirekiranye nako kundi uvuga wambara pampa, mubaza nimba wazambara, ambwira ko we ngatigeze zambara, atajyana zambara.
nibaza impamvu wowe uzambara kandi wumva mwese muri kimwe mukora bimwe, arambwira ngo waje mu bintu utazi ngo utabisobanukiwe, ngo waje gukina ngo agakina utazi ngo ushyiramo nyine ubwenge buke ngo bagukorera nyine ibintu bituma uzajya wambara pampa. Nibyo koko waje utabizi uri kwigana abandi, kuki we wambara pampa we akaba atayambara kandi waravuze ko mwese mukora bimwe nyine? ariko wemera ko twabanyeho Ibyo nubwo ndabizi. tutari kumwe? Yego. Wemera ko dushobora no kuziyunga se? Birashoboka, ntabwo ibyo mbihakana. waba uzi ko aho yanyuze hatajya hanyura urwango? Ndabizi. nk'uko nawe agwaye sida njye nkaba ntayigwaye, ni nk'uko nanjye bampanuye bakanuritsa amagufa bakamena umwoyo bakanca amafiriyeri bakansiga utufuta rwose umubiri wanjye ukoroha ukamera gutya. Niyo mpamvu amahirwe ntago angana. Nimba naragize amahirwe make yo kunturitsa amagufa bakampurana rwose bakanca amafiriyeri, ndabyemera ko nagize amahirwe make, sibyo? Akaba ariyo mpamvu mpora muri pampa. Yego. Nzibindize rwose nk'umwana, sibyo? Yambwiye ko nta sida arwaye. None se waba uzi ko ntagukire mu ijambo, so aho muherukanira tuganira, nizere ko abaturanyi bigeze guhurura ngo turwaje umuntu tugiye gupfusha umuntu. Ndabizi ko yarwaye akareba. Ariko iriya ndwara yararwaye ni njye wamujyanye kwa muganga, si wamujyanye kwa muganga. Ni wowe. Icyo yararwaye ni sida nta kindi, kandi na n'iyi saha yanamunangura wenda banciye amafiriyeri pampa ndazambara, ariko nawe agwaye sida. Ese sida yayikuye ko watajyaga guca inyuma ahubwo ko washinzwe kumuca inyuma? Jewe barampanuye mbere yuko murana yige. Mbere yuko murana yige nabanje nkora uburaya higiye gito cyane. Hazajya mpura n'abagabo banywa imiti bakankubitira bakanogereza cyane muri cya gikorwa. Nta parido ko bukiye nuko bwije niba mpagahengwe. Barakwishyuraga kubera ko barakwishyura. ariyo mpamvu kiriya gihe naje gutera nkava mu byo gutera nkanaterwa. Turumvikana ko icyo gihe umugabo namujyagaho nawe akanjyaho, namuvagaho nawe akanjyaho, mujyaho nawe njyaho, gutyo duhindagura. Ariko barakwishyuraga icyo gihe. So harabona huranaga nabo mu buryo bwo kwishimana nabo nabakunze nabo bankunze, ariko hari n'abanyifuzaga nkababwira uti rero ngenda henze amake muri bumpe ni $100. Hari n'abamaga rwose $200. Ayo yose ukakoresha gashira ukayarya. Se yose ntiyagiye ashirira muri pampa ugira ngo ubu ngubu simfite ikarito. Hanyuma kugeza uyu munsi ni gute uri kuvuga ko ige mushobora gusubira, ni gute wumva wasubira n'umuntu urwaye sida? Ntabwo utekereza ko yashaka kuyigutera nawe ukayandura? Na mbere hose ntago yari bwamuzahaze cyane ngo atangire kurwara, sibyo bimenyekane, ariko twahuye n'ubundi ayirwaye nari mbizi neza, ariko nari narihaye gasopo mu buzima bwanjye ko nzajya nikingira prida sese zibereye hiki. Ubwo nizo mwakoreshaga? Igihe nizo nakoreshaga kubera ko n'ikintu cyanamubabazaga kikatuma dora duserera. Burya kurira bombo mu ishashi ntago ari sawa nanone. Hari ukuntu urira bombo mu ishashi ukumva ntago uzi ibintu urimo, ariko mu by'ukuri namucaga inyuma ninjoro ugasanga nigiriye ahandi, sibyo? Urabyemera ko wabikoraga? Kandi nawe warabizi. None se kuki wajyaga kumuca inyuma kandi uvuga ko yujuje ibintu byose? So nukuvuga ngo ni ryarari mugira irari ntago ryabura mu bantu, kandi nawe warabizi ko yarafite ikibazo gikomeye cyane gituma ntabasha kwisanzura mu myanya y'ubuzima bwe ngo mbashe kwikorera akazi kanjye neza nk'uko bisabwa, sibyo? Kubera icyo kibazo nimba najyaga njya gushaka ibyishimo ahandi ku rundi ruhande, ariko nkamukunda ndumva ritari ikosa kuko iyo mbishaka nari no kumwanga. Rero njye nabanye na ige nirinda, niyo mpamvu muri aka kanya nemera rwose ko banciye amafiriyeri rwose bampanuye imitsi bayiturikije rwose n'amagufa, ariko nawe agwaye sida. Mbese ni kimwe kindi? Ni kimwe ku kindi, kuko n'abankunda bose mw'iyi minsi bari kuza bashakisha barabizi neza ko banciye amafiriyeri, kandi barabizi neza rwose barandoboye neza. Hanyuma kugeza kuri uyu munsi uri kuba hehe? Mperuka warasanze mama wawe yaragutwaye, nyuma tuza kuganira uri kurira ngo bari kurashaka kujyana kugufungisha kukujyana mu kigo ngororamuco. Nyuma byagenze bite ko mbona n'ubundi ukiri wa wundi? Nari nzi ko wahindutse usigaye wambara imyenda y'abasore bagukishije akanyafu kabasha kumva. Uracyananiranye? So
burya ababyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Nababwiye ko hari ibintu nibagiriwe kuri wa mukunzi wanjye twabanaga iki yego harimo ibyangombwa, dore ko abanyamakuru duhura hano i Kigali ari benshi. yego Ubwo rero nkaba nahuye nawe muri buno buryo sibyo, aha ariko nakubeshe niho wari ugiye se esa ntago ndajyayo neza. Ndabanza nkore perereza kuko hari kuko ari njye wamwishyuriraga buri kimwe inzu ngo baramwirukanye. ige Ubu tuvugana atabura umuntu umwishyurira. so icyo gihe muganiriza ari wenyine yambwiye yuko ngo wasohotse hakijiro ngo abagabo barahari ngo waragiye haza undi ufite inoti. Yambwiye ko atabura umuntu wishyurira inzu ngo unamugaburire. wenda hari ashobora kuba yarahuye nawe nibyo sibyo, nkuko nanjye nshobora kuba mpora rwose mbisozereza muri rogi kandi sinjya mbura nanjye abandongora nkuko nawe tabura abamurongora. Ibyo ni ijambo muri rusange abantu bose bashobora kumva, ntabwo risebetse sibyo, kubera ko nimara guperereza ahantu yimukiye then nabwiye mama ko nzasubirayo nabibonye, kuko ntago waba mu gihugu nta byangombwa ufite. nkaba naje mu Kigali mu bwo buryo. Hari abantu benshi bavuze ko wabaye ikirumbo, ufite umubyeyi mwiza kuri yarumbije, yabyaye nyine icyomanzi icyohe. We ntabwo ubona ko umuryango wawe wawusebeje ndetse ukinawusebye? Niba umubyeyi akubwira ati mwana wanjye dutahe, ugatangira ukamubwira ukuntu wambara pampa, ukuntu ngo warangaye ibiki, amagambo nk'ayo nyine uri kuzimiza, wowe ntabwo ureba ugasanga wararumbiye ababyeyi, warabasebeje mu miryango n'inshuti? Njye nagiye ntanga ingero nyinshi. Ibyaye ikibira kirigata, ibyaye ikibira kirigata, mwa ababyeyi mwe ndabibabwira mu byumve aho muri hose. Nimubyara umwana akavuga ko Imana imuremye, akabaho ko Imana ibishaka, muzabyakira. Ababyeyi banjye nubwo tubanye banyinuba na rubanda muri rusange bakanyinuba, ntawe neho mukiye, ariko njyewe bazafata uko bashaka. Niko navutse, niko naremwe. Nimba mama nawe byaramutunguye kuba narakuze bikagira ku rwego rwo hejuru, hitwa umutinganyi ruharwa nk'uko abantu babivuga, azabyihanganira. Kubera ko wenda hari uriya mushinga wo kujya kunjyana mu kigo ngororamuco, jewe nta muntu nabangamiye, akumva ko yajya kumfungisha ngo nananiranye. Ese ntushaka kujyayo wowe? Njya hese ntabwo nashaka kujyayo, kuko ubu ngubu tuvugana ntegereje ko nzamukuraho udufaranga ubundi nkabura kumucika nkajya mu bindi bihugu. Ushaka kuva mu Rwanda noneho? Nzahava. None se ko mba mbona umuryango utanyoroheye, ko mba mbona abantu muri rusange. None se ubundi bumviye, ariko kayo ibintu biroroshye. Reba uribuka ukuntu cyagihe mama wawe mwatashye wambaye ikabutura n'ishati, wambaye kuri abundi wabiki. Erega hari n'ababikora ariko batambara nk'ukuntu wambaye. Je bituma ntabasha guhura n'abagabo bagenzi banjye ngo banyishimire, sibyo? Erega ukunguku ugiye nambaye, sibyo? None yiga yambara ikanzu, yiga arabyambara akabyambara gake. Nawe ushobora kujya wenda ukambara ipantaro, bisimwe kwambara nk'abagore ngo baragaze kuri umuntu wese. Buri muntu wese n'inyogoye. Iyo niyo ibyo bifata ubyumve ubishyire mu mutwe wawe. Iyo niyo nyogo yawe. Singomba kwambara nk'uko wambara, ntabwo ngomba kwambara nk'uko Ige yambara, singomba kwambara nk'uko abantu muri rusange bambara. Jewe ninjye witayeho, mba ngomba kwambara utuntu turi sexy kugira ngo nabaza kuza banshaka bankunde babona aho bahera. Wambara uko ushaka. Je ntabwo wowe ushaka kandi imyenda ni yanjye, cyawe nyitira. Ujya kugura imyenda ukajya kukigera ukagura iyo cyangwa urayitira? Tubwize ukuri. Ariko urabona nabura amafaranga kugura imyenda. Ubu ni wagenda kugura ipantaro nziza y'abatipe, ugure agashati keza k'abagabo, ugure imyenda y'abagabo neza. Uragenda ukagura iy'abagore ukipima ukabaza amafaranga n'ibice. So ni ukuvuga ngo hagati aho ngaho njyewe imyenda isanzwe y'abagabo cyangwa y'abasore ntabwo ituma abagabo bankunda ngo bagire irari. Uba ushaka kugenda uteza abantu irari rero? Kuba ari kugira ngo nabo babashe kunkunda bankundi, nanjye mbashe kwishimana nabo kugira ngo batamfubya. Nicyo ugamije?
nicyo mbagamije. amaherezo yawe ubona ari ayahe y'ubuzima y'imibereho yo kubaho? Uzakomeza ubeho gutyo nibwo buzima, cyangwa mbese iyo urebye imbere yawe hari ukuntu umuntu aba avuga ati ejo mfite nzagira umuryango, ejo nzagira kuri iki, ejo nzakora iki, mfite bizinesi runaka, nzatungwa n'iki kintu. Wowe imbere yawe cyangwa se ejo hawe nyine uteganya kubaho gute, mu buhe buzima, ugakora iki? Mbese ubuzima uba ubona bujya he, icyerekezo cy'ubuzima? Icyo kibazo kiroroshye cyane. Jewe life yanjye narayakiriye, kandi ikindi imbere yanjye haba heza haba habi, uko hazaza kose nzahakira, sizasubiza inyuma kuko nta kurama kudapfa. Ibyishimo biraza bikongera bikagenda, ariko icy'ingenzi ni ukwiteganiriza ibyiza, nkaba mu businessman, nkaba umushoramari. Ese ugira akazi? Ugira business ukora cyangwa ugira akazi, cyangwa ni ibiwirirwamo by'aba akazi? Mw'iyi minsi mfite ndishyuruza, ubundi ku isoko ndicuruza. akazi mfite mw'iyi minsi kubera ko natandukanye n'uwo twabanaga, ndi ku isoko. Nababwiye ko ndi busigira akanimero kanjye, uzanshakisha wumva ko twahuza, nkeneye n'uwampuza amarira by the way. Aya guhaza mu buhe buryo? None se abo nagiye mbana bose nabo barancitse. Dumba nawe ari muri Amerika kugeza n'isaha amaso yanjye aheze mu kirere, ntago ndabasha kumubona, sibyo? Nateguye ubukwe burapfuba. Nateguye ubukwe bwanjye na Dumba mbere ko mfata umwanzuro ngo njye kubana iki. Utegura ubukwe bw'umuntu mutari kumwe? None se ntabwo nayimusabye, yarambye ati we bitegure nta kibazo. Isaha n'umunsi nigera n'itariki biteguza n'abantu rwose barabyumva, mutumaho inshuti n'abahisi, ariko biranga bifuza. Negereje ijambo rya nyuma rero azaza kamba. Ubu isaha Kayusa ari ku isoko, ari kwicuruza. Ubundi ku isoko niyo mpamvu rwose naje niyambariye gutya. Urabona ko ari ku cyangwe na oyu urasa neza rwose, wambariye weekend. Aha, ngo Kayusi yabaye ibirayi ku isoko biri kugurishwa. Ntago nabaye ibirayi, sibyo? Sako vuza kuri ku isoko. Nabaye agakobwa k'agasugi gifundura amabere. Cyekora mani, cyekora uri gitangaza. Ako sikomba mbona ubabuze ibyo ubwira kandi mari. Kamubwiza ukuri. Niba amagambo bukoresha uvuga mana. Ntagiye nibaza Kayusi nko mu myaka 20 iri imbere ukuntu uzaba umeze. Uzabura mu cyane. Genza abameze kwibanza abandi agasaza kagatinganya. Data we. Kimvi rwose urumva? Ya imisatsi yarajemo imvi. Gafite rwose amayibori kabisa, gafite rwose amazi menshi, gafite rwose n'imikaka. Ese ntabwo wifuza kuzagira n'umuryango basuka bitera inda nk'umukobwa kabyara n'akana? Jewe burya amahirwe ya nyuma menshi niteze kuri Dumba. Dumba niwe muntu uzantera inda. Ese we niba atagushaka ubundi kuba umuvuga cyane, we niba ntago yigeze atangaza ko atanshaka, kandi nawe ntago yigeze abimbwira. Niyo mpamvu ngiye nanze kuva ku izima. Kuko banyifuza nanjye niko nifuza abandi. Ese kuki umuvuga nuko ari hanze afite udufaranga nitwo umukeneyeho? Ndeka usibye aga felicitation yamaye akama inkunga y'agaplante, sibyo? Nuko yabonaga ya plante mfite ishaje, sibyo? Ishaje rwose, itaberanye n'ubutinganye bwanjye, itaberanye n'igikundiro cyanjye cy'abantu bankunda cyangwa cy'umubano wanjye n'urukundo rwanjye mfite Dumba. Turumvikana? Yabonye ndi kumusebya ahita mukanyohereza. Nese wambwira ko iyi mico idafitana iri kuva? Biragaragara ko ufite umuntu ugufashe neza. None se urumva wazo iki? Tugana ku musozo, gira ijambo ubwira ababyeyi bawe, gira ikintu babwira, ugire n'ikintu ubwira abantu bose badukurikiye bakubona nabi nyine mukumeza nyine bakureba ukuri. Ijambo nabwira mama wanjye ndetse umuryango wanjye, n'ijambo nabwira abadukurikiye muri rusange East Africa mu Rwanda cyane, ni kamere ku badukurikiye b'Abanyarwanda. Ndi umuntu nkamwe, amaraso mva ni nk'ayanyu, twaremwe kimwe, urubu mfite nk'urwanyu. Kuba navutse ndi umutinganyi ntabwo wari nge wabihisemo, nubwo abantu benshi bavuga ngo nabyijyanyemo ku ngufu, ngo sinzi icyo napfuye n'abakobwa. Ariko icyo nababwira abankunda, nababwira bakomeze bankunda, abanyanga nabo bakomeze banyange, abansebye nabo bakomeze bansebye, kunyanga ari nawo mugisha wanjye, kandi courage. Iryo jambo nababwira. Icyo nababwira ababyeyi banjye muri rusange,
cyane cyane papa na mama aho bari hose sinabiyakanye nkuko bo bari gushika kunyakana bahora baneza abantu bahora bavuga ngo narabarumbiye kandi bazi cyabakomotseho ndi amaraso yabo icyo dufana na amaraso yabo sibyo yego icyo nababwira ni uko mbakunda kandi bahoza ku mutima ikindi nababwira bazahitemo icyo bashaka kumfata neza no kumfata nabi kuko njye ubu bwanjye nari yakiriye yego nicyo nababwira reka dusoreze hano twe turi kuganira na Kayusi cyangwa se Satani ni abafite udukoryo twinshi bafite ibintu byinshi ababikiye nyine nuko ari nta kundi ngewe impamvu muganiriza mba ngira ngo numve niba hari uguhinduka cyangwa se hari icyo yahinduye ariko nyine aguma ari wa wundi adahinduka ariko nyine ntawamenya Imana niyo ishobora byose niyo izi kwiba yararemye umuntu nyine nuko nta kundi reka dusubize mu kiganiro rero tuganire mu kiganiro cy'ubutaha